duzabire ntago njye ngize iriya ndirimbo ninde ugusetsa cyane cyane iyo muri kuri set cyangwa se mu gukina hagati ya Dr Nsabe Mitsutsu ndetse na Mavide wanabuvugaho ikirere muri acting yabo? Jewe Mavide niwe wanjye kuri acting kurusha abo ngabo. Jewe udafite impano nta kintu twavugana. Iyo umuntu aje muri agakino ukabona biranze ukamusubishamo ukabona biranze ukamwihoreje akazagaruka ukanakina kwa kundi nyine icyo kintu ntago film ari ibintu byiwe. Mitsutsu ufite Nsabi, ufite Mavide, ufite Kiramani, ufite Nyakiso na Solo. Bagwitijemo abakinnyi batatu mwakorana muri projet ya Nyakiso, Mavide, Kanombe, Nakira. Ariko ngewe abantu kenshi tuninshuti nabo ngabo nabandi na papa cyangwa inshuti yanjye. Papa cyangwa inshuti yanjye, Fera Music inshuti zanjye. Ibesh. Ubu ngubu nibwo mise nkurura neza ko agombaga kuba umuhanzi. Wanjye nawe duzabire ntago njye ngize iriya ndirimbo yes twizere ko bumeze neza cyane, twizere ko gahunda zose ziri fresh sana. Ni kuri Ngoga TV show, twizere ko ibintu byose mukora bigenda neza cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, n'umukobwa ugira umushiya muri muvariko yitwa Aisha. Benshi cyane muramuzi muramukunda, reka tumwakire tuganire kuri byinshi kuri we. Aisha tugaye ikaze. Murakoze cyane. Ko witonze se mana yawe? Je nditonze mu buzima busanzwe, ndi umwana mwiza, ntago ndi gukina filime, niyo mpamvu nitonze. Yego. Hari abantu bambwiye ngo bari n'igihe batinya ku approachinga bazi ngo leta babwira nabi. Yego. Shawapi badi mu kazi hari ariko iyo ndahandi hantu ugomba kwitonda. Ariko nanandi imbere ya kamera nyine. Ntago nabwo nitibwitonde cyane. Yes, mwamwumvishe turaza kuganira, turamubaza ibibazo bigiye bitandukanye, turaza no kwinjira mu gice cyacu nkuko maze kwimenyera cya yego nawe yaho tumaze ikibazo kimwe akavuga yego cyangwa se oya bitewe nyine ni nuko abyumva cyangwa se nuko twamubajije byose. Aisha, winjiye muri uru ruganda ryari, niki kintu wigiye muri uru ruganda? Ndavuga ubwo rwa sinema. Njiyemo 2021 nibwo nari navuga ngo umuntu nka batanu baranze. 2020 narakinye tujya muri covid, video imwe nakoze ya Patino ko ni nawe wabinyinjijemo. Tujya muri quarantine, hama twongera kugaruka ya kabiri nayo. Nyine video imwe nabwo dusubirayo, sinzi niba ubyibuka neza. Ziba zibaye za 2020 za video ebyiri. 2021 rero ndakoze mba n'umustar. Ubaye umustar. Ubwo buzima rero bwo kuza from nowhere ukabona ubaye umustar. Byari bigoye gufiringa gute nyine ibyo bero? Byari bigoye kuko ntago ari impano niyumvagamo, si kintu nkunda nakundaga. Je nakundaga abahanzi. Mugiye mu modoka cyagiye gutega moto. Agiye gutega moto? Mugiye mu modoka? Okay. Uri kumva? Ntago ari ibintu nakundaga. Rero numva nagiye gutanga support. Ko kundi uba wabuze nk'umutumirwa, wabona ubonye wese ugata umushiramo. Nanjye twa turi ku ishuri Patino twarigaragaye yabuze ukura bigenza ngo umukobwa yamukoshora imyenda byibuka, ndamufasha njyamo ndavuga ariko si ibintu byagiye arashaka kuza mu muhanzi. Badakinye. Neretse amafamiye, neretse inshuti barambwira ati uzi gukina. Ndavuga nibyo. Bangiye kwa Nyakuso ndakinye. Urabona ari sawa ni sawa. Tanumva none nigaga no muri university mbana muri hostel. Hagenda muri hostel abantu ngo dore ngura kuko kagakina kwa Nyakuso nkumva byo nabyo ni byiza. Kumva ko kantu ni kope ya data. Ndagenda ndabikunda ubwo kudashobora kubyumvamo. Ariko byari imbogamizi. Byari bigoye, nta mafaranga yararimo. Twarakinaga bakaduha tike just gukunda ikintu. Ukagiharanira paka uzabona inyungu. Naragiharaniye narakirwaniye kugeza aho aka kanya nanjye kugira ngo magurutse nyine arayandi mafaranga. That's nice. Ukomeje ko ntago byari ibintu byawe.
shaoya ni iki kintu cyaguteye imbaraga rero zo kubishyiramo imbaraga kugira ngo bikomeze kugeza na n'ubu? ni izo nshuti bizimbwira yawe ni sawa urashoboye, ikindi ni famiye ukamubwira ati ntari niba ubikunze sawa, ikindi ni hahandi wisanga ukabona ni nko muri Nyagiso team ukabona ni famiye si ahantu wenda bari kugukinisha ngo ejo ngo bazakwirukanye. ndavuga rero aha niho ibi nibyo byanjye. ubu noneho bayayisha uteye ubwoba. Shamba yayisha gatanye n'ikina role zisanzwe nkashyiramo amahane cyane bakabona bureba buri sengagira kimubereye bakambwira ati rero amahane yarashoboye kurusha bano bantu bose bari hano reka wowe ukina amahane bano bakina ibintu byo kwitonda sawa. iyo role rero birangira inkurikiranye n'umamagaye akampamagara muri ya role birangira ari ibaye nkaho mfashe kurusha izindi kandi izindi nazo ndazishoboye. ubu ngubu ushobora gukina ari romantique muteretana biragoye byo biragoye byo ariko nabikora babikora gusa apfa kuba ari akazi gusa ariko nyine nanone nyine role yawe iriya role ukina niyo nyine wifiringa murumva kubera ko ari wanatangiriyeho n'abantu bahise bahita arakaviza naho se ndeba kare muri kwa Nyagiso baramufunze ngira ngo Akiramana rero wakoresheje inama mutukana bya hatari inama y'umudugudu inama y'umudugudu iriya niyo video ubundi yangaragaje nabi cyane kurusha izindi ariko rero ku rundi ruhande nyine ni byiza yego ni byiza iriya niyo video abantu benshi banziho y'amahane ari amahane ari na menshi cyane kurusha nyine no munsi yari yiwi na gatanya ubundi ari niyo mahane ariko ubu ngubu bisigaye bisanzwe umuntu akina amahane byoroheje ntabwo azamuka cyane biba byagoranye. That's nice. umaze kwinjira muri sinema umaze kugira aho ugera ni ibihe bintu umaze kubona muri ino sinema byiza nka Aisha ni nibihe bintu umaze kubona bibi noneho? Ibintu byiza ni uko kumenyekana ni uko kubona akazi byoroshye ushobora kugusumbisha uriya muntu kubera izina ufite nyine ubona inshuti zitandukanye nk'abantu baba hanze ko ari buzamenye nene gute ariko ujya kubona umuntu arakwandikiye ndagufana wiyongeraho inshuti abantu bakomeye ingeri zose zitandukanye. ikibi rero nibyo byose hari amahirwe bitubuza kuri role y'umuntu ariko nka role yanjye hari ibintu byinshi bimbuza hari ukuntu sosiyete mfata izi ngo ndinshinzi zindakana ndi discipline mura n'umuntu ukabona yaninye nko mu bantu batanu twese ukabona abandi bose bari kubegera babwira bite njya kuvuga Aisha se baraduhifotora najya mbumva nyine wumva birambabaje koko sikomeze ni nanjye mwana mwiza ndamuri abo bantu bose tunari kumwe mba ndishu nyine urumva birambangamira ko ukuntu umuntu ambona uko ambona ariko yumva no mu buzima busanzwe ariko naba ameze urebye nibyo ngibyo ikintu abantu bagomba kumenya cyo role abantu bakina ntabwo nyine ziba zisobanuye ko ari bo banyabo kara ni akazi ni nko kwaba umumotari ugashaka amafaranga kugira ngo ubeho nibyo nyine n'ubuzima. Aisha muri no industry ibintu waje mushaka wamaze kubibona? urebye ntacyo naje nshaka nkuko nabikubwiye naje ntabikunze mbikunda nyuma yo kumara kubikunda ukavuga ati rero reka nanjye nangire nkore cyane mfungure na YouTube channel ibyo bintu nyuma yo kwisobanukirwa ukamenya ko nyine bya bintu ari ibyawe cyangwa se ariho hantu ushobora gukura umugati ibintu waje muno naho ushaka wamaze kubibona? Yego narabibonye kubera yuko narize nagombaga kuba ndi mu kazi k'ibyo nigiye wenda cyangwa narakabuze ariko uyu munsi ikintu nkora nta kandi kazi ngira ni sinema gusa mba ndindiriye umushahara ku kwezi nk'abandi bantu niba ari ikiraka ndari umunsi nabonye narutse nkabona ikiraka nkagitera narabibonye urumva mbere byari bigoye nta mafaranga yari ahari yari tike gusa ejo ukiri guhamagara abantu mwashyizemo n'ukuri ntago nzabishyuza nyine bimwe by'abantu bagitangira ariko uyu munsi nta muntu ahamagara ngo wanshyizemo nanjye yampamagara akambwira ati ahubwo nangaye uranca ngaye urumva ni byiza cyane nazankiza musanze nukuri tuzagushyiraho ukomeje ku muntu ukomeye cyane uguhemba ku itariki 25 cyangwa 3 bamwita YouTube wamusobanura gute ku buzima bwawe? YouTube rero arigiye iranyiba ngewe kuringiye kuri channel yanjye ntago amafaranga bari menshi ariko ahandi bampemba n'ukuri YouTube ikomeze iteze imbere mu boss banjye nanjye nyibuke ivuyeho ntabwo twabaho
turayishimira ntabwo tuzi umuntu twashimira ni umubyeyi utubibaye okay ubwo nyine niyo mpamvu natwe turi hano kandi tuba tumenye nyine kugira ngo tubone uwo mugati ubundi turebe ko natwe ejo cyangwa ejo bundi ibintu byagenda neza cyane. Aisha uba wumva ari iki kintu wumva ushaka gukora gikomeye cyangwa se gushyiraho itafari ryawe muri runo ruganda? Ikintu numva rumva nashyiraho wenda nubwo ntabona ubushobozi ni ugufata. Urabona hari abantu kwinjira muri sinema bigorana, ugasanga umwana w'umukobwa afite ibibazo ngo sinzi ngo bamwatsinga ibi n'ibi, nyine icyo kintu kikavaho. Umwana w'umukobwa cyane ubwo ni ruswa ishingiye ku gitsina. Yego, abana b'abakobwa bakabona serivisi byihuse akajya muri filime. Ikindi cya kabiri, imyumvire y'ababyeyi bawumva ko niba turi muri filime gari twabaye birara. Icyo gihe tukababwira ko nta kibazo na kimwe dufite, tubayeho neza, dufite amafaranga, dutunze imiryango. Nyine ni ibintu bisanzwe, ntabwo tuba twaje gukora uburara. Ibi ngibi birangiriye hano, ndahita nsohoka nifatire moto yitahire. Sinema yirangiye, akazi karangiye, buri wese afata moto. Hari abazi ngo nyine gusinze ukuntu babifata. Babyeyi mureka abana banyu bakora ikintu bakunda. Namwe ba director, namwe basore bafite ama YouTube, ama filme, ari abakobwa muborohereze. Niba ubona nta roro ukeneye yiwe, mubwire ngo ntabwo byakunda, nta mukobwa nkeneye, nimba kiranza kubwira para kumubwira ngo urumva twagira gutya na gutya, c'est pas bon. Jewe hari umutipe ngize kumubwira wazanshyize ni filime yari ikomeye ica kuri televiziyo y'u Rwanda, ifite n'ubu ngo bicaho. Arambwira yego nta kibazo nza gushyiramo sawa. Yaraneretse paka ndanamwemera. Oya turakundanye. Oya ariko dukundana ku mupango wanjye mvuga ni jewe uno muntu ufite icyo ushaka nta kindi gihe mushaka wazanshira muri sinema. Nawe kuvuga ati uramwana buranzamurya bishyiremo nanjye anjya byahe ndavuga twarabaranaga tuba turakundanye. Kumva umutipe afite umugore ntabwo nari mbizi. Oya no man ngoga no musore no mutipe utamenya ko ari umupapa nta mpeta yambaye nyine mujene nkawe uri kumva ndamwemera ibyo numvaga ari umutipe usanga nta ngaruka zirimo wenda ngo umuntu azaza kundyoza ibi. Tukajya ducatinga anashyiramo mbo mufigira muri iyo filime akantu k'abafigira ndavuga akantu k'abafigira muri ejo ndinzinjiramo nta kibazo takihanganira. Imwe umugore waradufashe afashe message. Hi baby bibute aranamenya rumva none yamfashe no kuri Instagram account yanjye arayizi. Barazwi ubu ntanazacyo nazamenya yuko ngiye batangiye bashotoye umugabo ko uwo mugore yarantutse. Yafashe ifoto yanjye ayipostinga kuri WhatsApp ngo mwaje muri sinema muje kudutwarira abagabo ibikindi nta nimero y'umugore aragiraga. Ngiye bari banyorezaga se screenshot ko buno muntu wa mutwa mugabo ndavuga se uyu mugabo ki umugabo we nindi. Mbona yanyandikiye kuri Instagram umugore nabwo yanyandikiye. Umugore mbandamubeshya ndamubwiye yewe yo account ntaga bayitwaye kera ko nabubwiye ikigabo rero cyera mbujije ko dukoresha WhatsApp ikigabo naye cyane ndamubwiye ko subu iyo mbwira ko ufite umugore koko niki kintu washakaga cyatuma utambwira ko ufite famille. Man narababaye ndebe uwo mugore ukuntu wamugani sinshobora gutwara umugabo w'umuntu pe dore ntago nabikora. Ariko mu by'ukuri umugabo ntago nzi ko afite umugore biba birarangiye ndavuga ngo byarangiriye aho ngaho ngiye nawe ubwo hari n'abandi babikora imbere bikoze ngiyewe n'abandi hari n'abandi babikora. Ariko urumva icy'ingenzi cyo wasobanuraga nyine cyane cyane abari n'abategarugori mwirinde kujya muri sinema. By the way numvishe ko cyane cyane muri iyi minsi abakobwa baza muri sinema kubera ko bashaka kugaragaza some parts zabo kugira ngo be interesting cyangwa se babe ndabivuga gute babakurura abagabo umuntu akaza sometimes adafite impano yo gukina movie ahubwo we hari indi target afite. Buriya se harimo abantu nyine bya urumva uramutse ugize amahirwe yuko wenda ushinzwe bya sinema yonyine niki kintu washyiraho nk'ingamba zikomeye kuri icyo kibazo. By the way twibuke ko shobora kuba regatanye n'abakobwa gusa n'abahungu bashobora kuba bakwa n'iyirutswa y'igitsina nubwo wenda imibare igaragaza ko wenda cyane cyane nyine nigiye kureba no mu n'imibare igaragaza ko abana n'abategarugori aribo cyane bakoroswe igitsina. Cyewe wabisha ntago ngiye nakita ku bwiza bwawe
njyewe udafite impano nta kintu twavugana. Iyo umuntu aje muri agakino ukabona biranze ukamusubishamo ukabona biranze ukamwihoreje akazagaruka ukanakina kwa kundi nyine icyo kintu ntabwo filime ari ibintu byiwe musezera apana kumubembereza ngo umukobwa mwiza ngo nabe arimo hano ngo abahungu bazagera gute ngo umuhungu mwiza ngo reka mbe muretse kubera ko njyewe director ndi umukobwa uzica amaso y'abantu babireba buri wese arabareba akavuga ati sha uyu muntu ntabwo azi gukina nyine njyewe umuntu udafite impano kintu twavugana kandi buri n'umukobwa mwiza hari n'abandi bantu baza muri sinema abo beza nyine wa mugano uvuga bakamenyekana akimara kumenyekana ni wa wundi uzaza kuri tele saa sita kuko yaramenyekanye n'undi uzahora akubwira ngo ntago mpari mfite ibibazo bikindi kandi imbere yarakwingingaga akagutesha umutwe yego abo nabo ni ikibazo nanjye ndakerererwa pe ariko ntago ari buri munsi ariko hari abantu rwose baza nyine atari ibintu byabo ariko bafite ikintu bashaka bamara kukibona bati saba nkina n'ahandi barambonye baramenye okay ubaye rero wa muyobozi ni iki kintu wakora rero shasi umuyobozi koko ko ntiwamenya aho uzakira nabona ubaye waranize ufite n'amashuri ujya kumva baragu cyokoze njye abantu bose bakina sinema n'abadirector umuntu wese uhuriye ufite ikintu ahuriyeho na filime hajya haba inama urabona ko kundiga abahanzi ko bahuye usiko sinema tujye batuganirize batubwire inama ko twe tupfa gukina nje tutaba tuzi n'amategeko kuko njye ntabwo nize sinema ushobora kuba mpfa gukina ntazi amategeko ngenderwaho byeranye mbakoresha inama nkavugurura ibintu bitameze neza nkareba nimba ndi kubona kwa Kiramani harimo ikibazo muri timu nkahamagara Kiramani tukicara tukagana nkareba iki nk'umuyobozi cyakorwa banumva ari ibyo ngibyo okay urumva ko ni inama nziza ni ndetse ni n'umwanzuro mwiza sometimes hari ya mugani abantu turi muri no industry yagiye umuntu akora video azikora yo kunezeza abantu ariko yuzuyemo amakosa menshi cyane urumva ko rero ni ikintu cyiza cyane kwa tata anyway Aisha aba bantu babasobanura gute umuntu bita hari benshi wabanye nabora umuntu bita Nyakiso umuntu bita Kiramani n'ubuntu bita Mitsutsu abantu rabasobanura gute umwe kuri umwe ntago ndivuga ibintu byinshi Nyakiso ni grandfather wa mugani isogokuru n'umuntu wamfashe nk'umukobwa nta kintu kimwe anyatse tutaziranye ariko namwandikiye ndakina aranyinisha ndagaruka ejo arangarura kugeza n'isaha niwe muntu tutagira ikintu na kimwe dupfa cyangwa tugunganireho ashaka kumbwira ati rero usigaye ukerererwa wenda ejo wikosore gutyo ni nako akubwira nawe ugatamenya ubwenge ntago ari umuntu tuye tunaganira ibintu byinshi ushobora kumwandikira nkamubwira se ko ngoga gutya na gutya kandi nkaba mbona gutya na gutya wangiriye inama iki kintu cy'ikintu murireho na Nyakiso cyangwa mubwira ngiye twagiranye ikibazo kandi ikibazo bimeze gutya nyine urabyumva gute aho ndazoganiza Mitsutsu nawe nganirize ndarebe uwo niwe muntu ngisha inama sibyo ubwo yari Nyakiso uwo ni Nyakiso uwo muntu rero ni byose kuri njyewe nyuma y'ibyo bintu bibiri kuko ni gake muhamagara ushobora kumuhamagara nka rimwe nko mu mwaka kubera yuko muhamagara mbona hari nk'ukuntu tuba turi buzakore nka shoot kwa gatatu nkabona nta message yamaye kuko nago duhamagara dufite WhatsApp group yiwe cyaka kwandika message isanzwe yataye imayire nkabona ngeze nka saa 6 urumva nago nasinze ndavuga se ubu ni ejo ni niryamira cyane kandi hari shoot kandi yeyo niryamye shaka kubyuka saa ikirago tugitinda urumva biba bisaba ko nge ndaramenya amakuru neza ko tuzakora icyo gihe ndamuhamagara Musamariya bimeze bite fresh ejo se tuzakora ngo yayirwa ejo ntabwo tuzakora okay sawa bya ejo tuzakora nibagiye kuba message nuko nguko tubanye nta kindi kintu tujya tuvugana na kimwe message nuko zimeze ayirwa ejo ne shoot ndahari ayirwa ejo ne shoot ndahari ayirwa ejo ntabwo tuzakora sawa nuko tuvugana nizo chat tugirana rero Kiramani ni umupapa ufite urugo n'abana urumva azi kuba umubyeyi icyo ari cyo
bari abana bose uri afite abana benshi cyane nka 50 umuntu ukomeye cyane we rero kuko twaravanye kwa Nyakso hari binahuza ari mico yakuye kwa Nyakso yakuyeyo nawe n'umuntu kira wenda shaka kwirakaza kira warirakaza arakara iminota 2 bikaba birashize ugasanga bakakubwira atarakwica watinza arakwica ubwo si yabivuze saa 3 yarakaye cyane ariko cyane hageze aba yabyibagiwe kavuga bite murahura agira ngo ndaje nkaryanye nyine we atabyibagirwa birangira aho urumva ukuntu impamvu barakaye aba mbuze kandi nyigiye gutangira we n'umubyeyi we nawe n'umuntu wabwira ati rero ngenda rwaye rwose ntago ndamudiboneke sawa banzukire nta ubuzima nibwo bwa mbere kuruta akazi banzukure we na Nyakso bose nta mafaranga bagukata ngo nuko utagize gute utakoze ikindi cya kabiri kira we turaganira cyane kurusha Nyakso n'ikintu batandukanira wenda turavuga nyine nka mutera story nyine umuntu yo tutari nko gukina nka mutera story ariko ku bintu bijyanye na chat nabo we noneho we banza ntabwo tunavuga so akabiri Mitsutsu nishiti yanjye magara mwana w'umuba nishiti yanjye magara uraniwe namubwira wa gicucu we akansubiza wakindi we nyine ni musaza wanjye nishiti yanjye nyine turanahurana cyane biragoye kumuvuga kuko urumva niwe uri hafi kurusha abo bose kuko tuba turi kumwe igihe cyose duhuje na mama bebe na papa bebe tubonana cyane kurusha abandi urumva rero uwo muntu namusobanura ndamuhamagara umva wambaye bitanaho nuko tubanye nanjye wambaye nuko ni iki kintu cyagufashije kugira ngo ugumane n'abo bantu cyangwa se ukomeze ubakipinze sibyo ntacyo na kimwe mwari mwashwana muri industry abantu benshi nyine bakunda gushwana bitewe n'ibintu runaka cyane cyane by'amafuti nk'ibyo ugasanga umuntu agiye ahantu amaze iminsi 2 wa 3 ngo yatandukanye nabo wowe ni ihe ntwaro rwanisha kugira ngo uguma mukorana neza ntaje babyita ngo ndi disciplinary yego nukuri kw'Imana ngira discipline pe niyiziho rero kandi iyo ufite discipline ufite byose rero ubwo nukubana nabo neza mbubaha kuko baba bamfasha n'abantu nibo abantu bantunze sibyo abo bantu rero ngomba kububaha n'abantu reke nabo dukinana muri cinema mbizi neza ko uyu munsi nubwo naba murushe zina ejo nzabivamo cyangwa bikanga nkazasanga wa wundi niyemeyeho niba uzamfasha rero ibintu byose nyine ni ukubana neza ni ukubaha buri wese umuto n'umukuru byiza cyane ni inama n'igitekerezo umaze gutanga by the way reka abantu tubashimire yaba Nyakso Mitsutsu ndetse na Kiramani kuko ni bamwe mu bantu ngiye buriya nagiye menya ko umuntu ahembwa n'agafaranga gatubutse nta nubwo narinzi ko ari byaye nyine vayo mfashe muhe 5 by'itike n'iki ibyo bitaro n'itike nyine yo ku munsi ariko ku kwezi yego icyo nanshatse kuvuga ni bamwe mu bantu hano muri no industry nyine bashyizeho agaciro k'abakinnyi kuko mbere umuntu yaragutegeraga akakugaburira ukumva nyine ni ibyo birahagije ariko bashyiraho umushahara bitewe n'ibyo bakora so abantu rero nubwo habamo wenda ibintu byinshi bavuga ngo nta makosa cyari bitagenze neza abantu kenshi cyane cyane abanyamakuru itangazamakuru nibyo turebaho ibintu biri kote faible ku muntu ariko icyo nacyo reka tukibashimire abo bantu nyine n'uburyo mwagiye mufasha impano zikizamuka that's nice turabashimiye cyane Aisha aba bantu ninde ugusetsa cyane iyo muri kuri set cyangwa se mu gukina hagati ya Dr. Nsabe Mitsutsu ndetse na Mavide wanabavugaho iki rero muri acting yabo jewe Mavide niwe wanje kuri acting kurusha abo ngabo yego niwe muntu nsetsa bundi ngiye kuri tele barumva ahantu hose kuri tele n'abandi Mavide yabahara ariko nyine ntabwo byakunda duhurira kwa Nyakso gusa ariko dufite project nshyashya ya Obed dusigaye duhuramo na Mavide na Pati n'ubundi nibo bantu yongeze kuri tele avuga ati ahangane sawa ariko abandi nibiba bitaho ntabirenze abagusetsa cyane none abasetsa cyane se kuri set murimo gukinana murimo kwa acting muri kumwe gutya je ni Mavide rero n'ubundi ni okay Mavide kabisa umwana wa kurya yarara
esha amavide genda inshuti yanjye yajeje hari ukuntu batazi ukuntu abantu benshi ntabwo banze babiha agaciro ariko amavide acting irarenze byatanye ngenda mwitegereza neza tutari gukinana nkamureba kavuga cyakoze wa mwana we ariko rimwe inshallah ko kano sinzi nawe mumva icyo kintu bizakunda biza ariko kabisa nanjye ndabizi ko ni umuhanga ni umuntu mushobora kuganira nk'isaha kandi mutarajya out of topic cyangwa se kucyo murimo kuganira uwo nguwo shararenze ariko abo bandi mizuzo na nsabi bo iyo bahuye ari babiri bari gukina na scene uzigirangirira susiko se nibifite nk'iminota 5 imari 20 kubera yuko wapi nitwe dusekera biba bisaba ko nibajya gukinana mu bantu babiri tuba turana ku ruhande kuko mani bahujije ubugori barakinuka bavuga ati cyakoze ariko ari umwe ku wundi abona nyine ari ibisanzwe biba byoroshye ubundi hari abantu ngena nkunda kuganira nabo mbaze we nitukorana n'ikiganiro biragenda neza umuntu Aisha umuntu bita Nyabitanga n'umuntu bita Linda Puri nyine mugira vibe nago rwose kabisa Linda se biragira vibe uzi vibe agira Linda keretse nyine umwe nameze gutya weri ndayo ahora yitonze bari araganira agira story ahubwo ikintu nyine wenda cica waba bari kumwe keretse atarimo nyine kumubaza ariko nyine gutyo umubaza haragutera story no bakubwira n'ubwino bwose azamutumira hanyuma twagiye ufata gute umuntu bita Miss Nyambo ndetse na Peri na Nana abantu bafata gute ni inshuti zanjye duhuje umwuga yego ibiki byatarira Nyambo n'umwana mwiza niyo umuntu agenda ubona nyine ari umwana mwiza areba ibintu bye gusa ntiwamubaza ngo ko numvise ibintu hariya gutya na gutya ko njye nari mari biti niba yafunze amatwi ntarebana n'ibintu byiwe gusa icyo kintu nzi kuri Nyambo kitaka umwana mwiza utamwegereye ubona yiyemera ariko muri kumwe gutya abantu bitumenye nyine ukuntu ameze arasabana n'ibiki Peri Burundi kazi ni umwana n'umuntu mwiza nawe ni inshuti nziza na Peri agira story nyinshi byatanye iyo guteye story kabisa nawe urumva nyine kunavugana neza uba wumva wamwumviriza mugani we je mbarishaka kumva ibintu ari kuvuga kumva nago turi guza ururimi nkajya nanamuseka kamubwira icyo kintu uvuze se n'igiki agasubira nyine bose nabone inshuti zanjye Nana ni inshuti magara mwana w'umuvandimwe umukopine wanjye kurenza abandi tugendana buri munsi nyine uvuze kopine uvuze real best friend urumva iyo umbuzi niwe ushobora kumuhamagara kuko umuhamagaye tutabonanye nawe yahamagara mu rugo sibyo urumva uwo muntu arakomeye cyane uwo nguwo ngiye kuvuga ibintu byiwe tuba turi mu bujajwa nyine bwacu benshi cyane nyine ni imihanda ko tubavuga tuba turi kuvuga ibintu byabaye Covid byageze gute tukaba duteye story bari abantu kuri social media babibonye tukaba tubavuzeho nyine we turisanzura naho cyane okay byiza cyane mwamubisha ukuntu Aisha ariko aganira neza ni hari umuntu ushobora kubaza icyo cyagatisha kandi Nana uzi cyiza cyane anakurusha abandi ufite aba best friend pe barahari benshi ariko uzi cyiza cyane Nana uzamukore nk'agakosa ntago yaguha message nta nubwo yarindira ngo mubonane ujya kubona ukabona araguhamagaye je nitaba mu mutima mwiza rero wewe Peti nkamubwira wewe Peti biti warara kadoda ibintu nibi akaba arantutse vuga gake ngo yanga ibi bintu ngo nyine kuryo utumubwira sasa bigata birangirira aho ariko abandi barakurakarira koza bwose abantu twavuye byagenze gute just umuntu nimba kumugirana ikibazo mubwire ngo hano warambabaje I'm sorry birangiye ibintu bijye kumwa barakundakarira uzaneza n'abandi sometimes ahubwo wowe utazi nyine ko byagenze ugasanga ngiye nkabona umuntu ntaga nyishimiye
sera mu byagenze ni byiza kumbwira ikibazo dufitanye nkagusaba imbabazi cyangwa tukanakivugaho kikarangira tugakomeza ubushuti. Okay, aho ni sawa cyane. Ubwo nyine ndabyo nyine nawe yabyumvise, twizere ko ibintu ari sawa cyane. Hanyuma baguhitishije muri aba bakinnyi rero, amakinnyi batatu, utitaye kuri role zabo ko wakinana nyine nabo. Yego, utitaye kuri role zabo, umuntu bita Mitsutsu, Nsabi, Mavide, Kiramani, Nyakso, Soroba, ninde wahitamo? Urahitamo abantu batatu. Abantu batatu. Suramo twumve. Ufite Mitsutsu, ufite Nsabi, ufite Mavide, ufite Kiramani, ufite Nyakso na Soroba. Bagwitijemo abakinnyi batatu mwakorana muri projet ya Nyakso, Mavide, Kanombe, na Kiramani. Kiramani ajya ndihagura. Duhuza kuko kundi nyine mutuka yamaye nambaye nkamenya ari kunkubita nyine nka akagera agatuza akagera bikasa nko wamurushije imbaraga kandi ntazo murusha. Nyine rusene yanjye nawe iraryoha. Dore amafaranga nashyizemo hano, dore isi yabuze bibiri nkaba nzabimuha. Kujya urumva nsutwara nashyize mu mabeti. Yarashyize mu mabeti. Noneho ngize gutyo kuko yabuze bibiri. Yari yabuze bibiri byiwe, none ngize gutyo mbyumva hano. None uravuze ngo aha ngaha ashobora kuba pocket money, ashobora kubika. Kandi asitiye na yabuze bibiri ngagira ngo ni kwiba ari byamucana. Kumbe nagize gutya harimo agafanta nyine ubwo byakemutse uyu munsi byakemutse. Fanta gusa urukumva. Hari narigeze. Yarugeze rugende uzi Kigali. Oya. Ubwo nyine ni kuri Kiramani. Gutuza nyine ibyo bistaff. Noneho Nyakso we njye nkunda gukinana na Nyakso cyane. Character yanjye nayo urumva nayihereye kera, no umuntu nimvamo cyane kuva kera kurusha abandi. Urumva rero ntago nanamuharura uko cyangwa umuhaga. Video ni inshuti ndamukunda nyine. Ngaye nguko. Ubwo nyine abantu bimvisha. Hanyuma ariko shamananye tugira abantu bane ubona wabana nabo muri zino sinema. Kubana gute? Cyangwa se ubana nabo nyine muri no sinema, ariko nanone muri sinema, muri music, no mu itangazamakuru. Inshuti zabo nyine tuvuga utabana abashumi banjye. Shaka ni benshi bwa buri munsi. Ni benshi. Bushari n'inshuti yanjye ya bwa buri munsi. Marina inshuti yanjye. Dimanzi turi inshuti sebera n'indera. Aruto inshuti yanjye. Aruto, Bushari, Marina. Busa ndashyiramo n'abanyambo kuko abo ngabo bari bajyamo guteka. N'abantu basanzwe. Turahorana. Tuvuga nk'abantu mutajya mumbana nabo. Yego. Siko nari buze kubibuka neza. Ni benshi. Ariko ngewe abantu kenshi turi inshuti nabo ngabo n'abandi na papa cyangwa inshuti yanjye. Papa cyangwa inshuti yanjye, Fera Music inshuti zanjye. Benshi. Ubu ngubu nibwo mise nkurura neza ko agombaga kuba umuhanzi. Inkindi rwose ayisha umuhanzi, reka twumve indirimbo. Kuririmba byo ntago nari amagi uyu munsi, ariko ntago babisaba kwanza ngo kwicaginga, sinzi ibyo babicaginga. Nkuko bafata battery niko bambwiye. Ubwo rero nanjye mu ncaginge kugira ngo mbaza na charger y'umuntu hano ducaginga umuntu. Aisha, kugira ngo umuntu abe inshuti yawe ya nyayo yo ku mutima nyine tu bisaba iki? We bimusaba iki? Jewe ntago ku Justin iyo nkubonye bitabo ushobora guhita ngukunda. Ntigukunda waba inshuti yanjye. Yego. Wambere umwana mwiza. Ubwo ni first impression nyine kwa kundi cyo urankurura kabisa natamarane we twahuza vibe. Nabona nta kibazo na kimwe kindi twagirana twakibera best friend. Sinoranya ngo uyu n'uyu. Yabo muri sinema, yabo mu buzima busanzwe, ko njye bafite inshuti urumva kenshi abo bandi baba nyambo nabana nuko tuhurana. Ariko hanze yabo mu gihe tutari kumwe mfite abandi ba best friend. Okay. Ngaye ngo kumwamumvisha rero. Hanyuma Aisha. Takumva. Umeze neza cyane. Ijambo igweja.
byatumye ufatwa gute muri rubanda nyamwinshi? bari banyishe kabisa. Urumva uko nafatwaga ntabwo nabyo byari byoroshye. Yego. Hiyongeremo n'akandi abantu bahita bihumira ku muriro ari niko bavuga. Nanjye nabivuze ntazi ijambo ikintu bisobanura, ntazi ngo bizagera kure, kuba umuntu akora ikiganiro nk'uko bisanzwe. Byutse nsanga banyatatse abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Sinkoresha X bantutse bagize uretse kunyuza screenshot ndavuga ndapfuye. Ngira ngo ndavuga barambwira ngo abastari muravuga ngo ibyo ni bisanzwe. Ndavuga sawa. Singiye guhostinga mu kabari. Ngiye guhostinga nsanga hari abantegereje baje kundeba bambaza ibyo bibazo ngo kuki nabatutse abandi kunda CTU uwo munsi mu kabari byambanye ibibazo abantu twa turi kumwe barabizi. Yego. Byarandishije. Oya. Bantu baranuka nkatambuka ngo dore wa mukobwa. Dore wa mukobwa. Byabahindutse ahubwo igwesha ribavaho rijya kuri njye. Dore igwesha. Ese njye nabaye igwesha gute kandi ari njye wabisa amagwesha. Uwo munsi birambangamira birambabaza numva nanasoka mu kabari sinjye nabonye host irangira. Ndagenda ndavuga mana iki cyo ntukindenze iki gikombe ntukindenze ndagushima. Ndagiye no gusaba n'imbabazi kuko sinkunda kugirana ikibazo n'umuntu. Ibaze ko niba ntakunda kugirana ikibazo n'umuntu umwe ibaze kugirana ikibazo n'igihugu cyose. Uwo sinjye mba nshaka uko ibyo n'imbabazi nasabye ubwo utarazibabariye cyakoze iyo mpuye n'umuntu akambwira gutyo uwo nanjye arambona kuko narabikoze nsaba imbabazi. Uwo wundi abashaka iki si ukwiyenza twanakigaragura mu muhanda n'uwo tuzanahura arabizi baranzi nako ubundi uyu niwe yishe narwanye nabyo nyine mbona birakemutse ariko koko narasabye imbabazi ntahise ngenda ndiryamira ndisinzira ariko n'ubundi nkakomeza bimbangamira ariko ubu ngubu nta byarangiye. Ubundi kugira amagani Karolo menya nigwesha sanga ni n'ikintu cyataye Goga nibirebire. Igweje basanze ari ngo nibiboro ngo byivamo indodo. Nagore nsko baba no mu Rwanda ngo biranahaba mu Rwanda. Ngo nudusimba tumye indodo zirandodo. Ese baramenye gute ko kwitwigweje. Nyine ni abanyarwanda rega kuva kera na kare nyine bahozeho kandi baravumbura. Byaragiye barasabye imbabazi nta muntu ubundi nta n'umuntu rega na mentioninze nta n'umuntu natutse. Nanabivuze nta mutima mubi ntazi n'ibyo ari byo. Barambabariye. Yes, baramubariye. Arakoze cyane Aisha tugiranye ikiganiro cyiza cyane. Aisha tugiye kujya mu cyo cyanyuma. Cyayego nawe ya. Yego. Tugobaza yego. Yego. Ubwo ngahitamo yego enye onoze kaba enye twagiye. Ukoza hasi nyibutse we. Ubundi Emile ni muntu cyukuri wowe. N'umugabo wanjye tukundana. Oya. Ra. Mani ko gati. Ishti yanjye magara. N'umujyanama wanjye n'umushamana we. N'umuntu w'ishti yanjye. Ni nashiri wanjye ariko. Okay. Ubwo nyine bashakaga kumuhiga yego. Oya. Nimubona agiye bari bwo muzanireta nimubona ngiye muzamutereta nuko bimeze. Nuko yeze. Let's go. Twinjiye muri iki gice rero ari nacyo cyanyuma mbere yuko tuzana kugana ku musozo. Aisha ukunda kuryamira? Yego. Zeze mare. Kuzete. Yego pe. Aisha, ese koko ukunda muri ndahabi ire? Yego. Ira byose ni yego. Aisha, wigeze utanga umubiri wawe kugira ngo wamamare? No. Wari wasoma agacupa? Yego. Ntabwo ndasoza sheri. Sorry. Ko yigutirije kwanza ari. Okay. Wari wasoma agacupa ukagahamya kweri kakakwandagaza mu bantu? No. Ariko ubwo hejuru nyine mumishe ko ari yego. Yego kubijyanye. Gatandatu. Ese ubona Mitsutsu ari we papa bebe yakubera umugabo wanyawe mu buzima busanzwe? Yego. Hari ukuntu mujya mufata abasare mukagira ngo sha kandi ari abantu bari siri mu buzima bwa nyabo. Ubu baruzi ngo ntago yabona nawe.
ari dekara ntari bari wakuramo inda no bari wabona umusore bwa mbere ukimubona ukumva kabisa uramwifuje yes ese mbeshye yego ayi niwe wanjye nawe arimo ashaka kwiganira nawe rwose hari umuntu atireka kandi it's normal life ni ubuzima busanzwe ni ibintu bisanzwe ati yego kubera role ukina bari wahora n'umuntu akakwanga bitewe n'uburyo nyine ukina nyine kubera role yawe ukina warakaye wari wahora n'umuntu nyine mu nzira akavuga yego ko dore ka gakobwa yego ko hari abantu cyane nta gisubizo kirimo ntabwo ari urwango ngo akubwire ngo ndakwanga yego ni ukukumva nyine dore ka gashinze dore wa mukobwa nyine ukumva dore wa mukobwa utagira nyashi ariko bazibonye ko nyasha ako umuntu ubasha kwitegera ajya Dubai nabura amafaranga ajya Nigeria akujya kugitezaho ako wamugana uzi ko ari abareba nk'abibwiye Dubai ariko ngo ari enjoying of course ako warijyanye wenyine cyangwa nari n'umushiti wanjye ko yaramenyereye hari yarantwaye shanda namushimira Imana imumugisha Imana inshuti namenye vuba si cyane kabisa yaje aba nk'umuvandimwe wamugana inshuti kurutira umuvandimwe ndamushimira ahantu ari ndamukunda Imana yanjye nanjye magambo bayambwiye shawe nawe bazayakubwira yego se ntabwo byarenze 240 kera sheri Aisha ujya ugona oya ako sundi nabimenye ubwo ndafizi se simbizi kuko byaterwa hari umuntu bimbwiye n'uwo murarana yego shawe umuntu arimenye mbabarira oya ntago ngona uri umunebwe cyagabye yego mu gukora igize wasanga hari na telefone tuvuga iminota 10 ndanakurambiwe ese ubwo abantu bakudatinga bigenda gute umva uyu muntu mukundana urashinyiriza ariko ari byo umuntu mukundana terwa n'umuntu mukundana hari uri bawadi wowe wamurambirwa ariko hari n'undi wavuga ati ahubwo no ukupi ariko ubundi telefone irandambira impamvu harimo kode okay ngaye nguko wari kuva wavuka mu buzima bwawe hari igihe wigeze uri wenyine wijyana muri Amerika ubwo ntabwo nshaka ngo abana bato bamenye wijyana muri Amerika oya kuva wabaho oya byose se bigira abahungu n'abakobwa ntabwo nari mbizi wapi okay ngaye nguko dusoza city wa nyawe Ian Kagame bamuvuga iki ndamukumbuye simeruka kumubona kuri social media bamwe bari nyine kwa kundi baba bamushyiraga muri bya bikorwa sha nyine ndamukunda ariko sura twahurira yego cyari ko tuzahura musuhuza ngenda shaka kuzamusuhuza mu ntoki nanjye kabisa ndamukunda ntwari y'igihugu sha ndamwemera byataye iyo mubonye tansubiza inyuma nkabuka kare karangiye ariko nsubiza inyuma gato mureba nunda demarishe byatari kurusha ibintu byose ugusumuwe ni warira oya nta marira ngira oya nagira isoni wowe yego nagira isoni nyine bikandenga ariko ngewe kundenga kwanjye mu maso yose njye ntago marira biragoye mu mutima marumva nyine hari ikintu ariko kugira ngo wereke ko amarira cyakoze umuntu twiza gura nkarira kera ariko nabwo ntiyabibonye ntago nkunda ngiye kurira umuntu nabone ntiyabibona ni Knowless twarakubitanye mu ntwarane yari yaje kureba nyine abafana ambona ibaze ko akunda umuhanzi abakuzi ntaraba umustar ndi umufana ko akunda umustar abakuzi kuri umufana kabisa yarambonye aravuga nawe uri hano ndavuga nahageze abarampobere turya ifoto iyo foto nshobora nibuze nazamusanga ni Bugesera kandi hari abantu bamugani benshi bazi ko utagira isoni je nta soni ngira akosaye urahinduka ese Knowless namugira isoni oya ndavuga mu buzima busanzwe nta muntu utagira isoni nawe yaba umukobwa yaba umuhungu nta muntu utagira isoni kandi biterwa n'isoni ahantu zigiriye bose kankwereke sibyo nazamo hano kasangana wowe nje kureba nturimo hari inshuti zawe zose nyinshi ndabura kugira isoni gute ubu ko bifata
ariko hari n'ukuntu naza nkasanga muri abo bantu benshi urimo kagushwariraho gushwarira birumvikana nyine nkaza nigize umucamo byaye isoni zanyishe niyo ndiho gatoga zigutwaranye meze bite mumeze mute mutima uvuga ati barabakanda we ndapfuye ngira isoni cyane ariko okay reka mujye ku inyindi Aisha siko YouTube channel yitwa subscribe ngo kabisa mu following hari akamuvi keza nkunda kanyu ka mama bebe na papa bebe rwose mugere namwe mu karebe mukinjoyinge birasekeje nubwo wabona bashutinga useka no urongera ukayira wese hano niko byagenze utabwiye kuzongera ukayireba kangahe ngomba kwireba Aisha turagushimiye cyane wakoze kudusapotinga kuri Ngoga TV show mwakoze cyane kuntumira tubwirira ijambo ryiza abakunzi ba Ngoga TV show abankunda by the way abakunzi ba Ngoga TV show nishimiye kumenyana namwe nishimiye guhura namwe iyo nageze hano abari ukuzahagenda iteka so cyane byari ibyo ni mu nkenera nzagaruka nta nkenera nzagaruka ndabakunda mwakoze cyane Imana y'umugisha natwe rwose turahari ku bwanyu nge nitwa MC Ngoga Yves Gahima kuri TV show bye bye